Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwe mukoje kurikira Voice of Time TV. Reka tuze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni amakuru rero atari meza ku bakunzi ba Vestine, aho rero bari mu bintu nyine abitameze neza mu mubano wabo, ntago ukimeze neza kuva aka kanya, dore ko ku rukuta rwe rwa Instagram yamaze kubipostinga avuga ati nakoze amahitamo mabi. Ni post yashyizeho rero ngira ngo tubanze tunamenye n'impamvu nyine yabiteye ibi byose. Ni post we ubwe nyine yakoze, ashyira ku rukuta rwe rwa Instagram. Ya postinze rero mu rurimi rw'icyongereza, aho tugiye no kugira ngo turebe mu kinyarwanda icyo bisobanuye ku bantu batabashije kubimenya. Mu cyongereza agize ati today the life I'm living is not the life I chose. I am living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life. Yakomeje ayongeraho n'andi magambo afite ubukana, abantu bayagezemo rwose bakavuga ati turi kubonekerwa, aho bamwe batangiye kuba shocked mu kuyasoma. Ahandagira ngo nawe niba uri kumva iki kintu ntago urabasha kubisobanukirwa, kugira ngo wenda nizankuru tuba turi guhimba twihimbira kugira tubone views, ariko ibintu bwira n'ukuri nk'ukuri kubibona ni nyandiko neza yipostingiwe na Vestine ubwe. Ntago ari ukuvuga ngo account ye bayihakinze cyangwa ikindi. Tugenekereje rero mu kinyarwanda yavuze ati uyu munsi ubuzima mbayemo cyangwa se ubuzima ndimo mbamo umunsi wa none ntago ari bwo buzima nahisemo. Ndimo kubaho mu bihe bibi kandi ndakwiye. Nzi ko nakoze icyemezo kibi mu buzima bwanjye, ariko nibyo nta kibazo. Ngimana ngireka bimwe bikaba kugira ngo twige. Nzi neza ko nize byinshi. Aha yahageze arangije yongera andi magambo, noneho yahise ko akura n'abantu benshi mu rujijo, nyine bahita kumenya n'ikintu yarashatse gusobanura. Arangije aravuga ati nta mugabo uzongera kunyibeshyira ngo asenye ubuzima bwanjye ukundi. Ibi nibyo yipostingi ubwe Vestine tuzuririmbana na n'itsinda nyine Vestine and Dorcas. Arangije aravuga ati akomeza nyine urwandiko rwe yashyize kuri Instagram kuri story ye ati umugabo uzakurikiraho cyangwa se umugabo uzakurikiraho nzahitamo kubana nawe, nzabanza mumenye neza, menye umuryango we ndetse mumenyeho byose nyine bimwerekeyeho. Ati nta n'umwe uzongera kunyikoreshereza ukundi. Aya niyo magambo rero Vestine yapostinze ku rukuta rwe rwa Instagram, aho isi yose cyangwa se bamukurikira batangiye gutitizwa n'ibi bintu. Bamwe batangira kuba shocked, bamwe babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Gusa rero bamwe bongeye baragaruka baravuga ati ibi nibyo Vestine yahuye nabyo mu rugo byamuteye depression kugeza bipostinze. Kugeza bipostinze ni ibintu rwose bishobora kuba byanafashe n'indi ntera. Gusa uyu Vestine nyine uri kubarizwa ari muri Canada, aho rero nyine haciyeho igihe kingana n'amasaha make ahita ko yongera akuraho iyi status, uko nyine yari imaze no kurebwa n'isi yose, bose bari bamaze kuyibikaho. Natwe tubakurikirira hafi byinshi nyine bigiye bitandukanye yari yamaze kwibikaho. Twamaze kwibikaho nyine iyi story cyangwa se iyi status yari yashyize kuri story ye nyine, aho nyine aya magambo yakomeje gushokinga benshi. Nyuma nyine aza kuyisiba. Gusa bamwe bagiye bagaruka bavuga bati abantu begereye Vestine rwose bamuganirize, bamwegere cyane rwose nyine, kuko byaza no kuba bibi nyine bikamuviramo byinshi tutari twiteze. Aho nyine ahise ko ahanagura iyi story. Gusa twakomeje gucukumbura tureba byinshi kuri account ye, tunasanga agiye ananagura amwe mu mafoto y'ibihe byiza bagiranye na Idriss. Niba ari foto waruzi nyine ya Idriss ku rukuta rwa Instagram, yagiye iyo foto yose ahita ko ayikuraho, ndetse ari n'ibintu byahise ko bitwemeza neza ko ibi ari ibintu rwose bikomeye cyane kandi byafashe n'indi ntera cyane. Atari ya ntera tuvuga ngo habaye akantu gato gutya, ariko byafashe indi ntera. Ndagira ngo wumve iki kintu, kuko ntago ari ukuvuga ngo account bayibye. Ntago account bayiba ku buryo bahita ko bibasira ko ibi bintu cyangwa se ngo bibande ku ibi bintu. Ndagira ngo kugira ngo wumve uburemere bw'ibi bintu ko atari ibintu account baba yibye. Murabyibuka mu kiganiro bakoze bajya guhaguruka mu Rwanda bajya Canada,
murabyibuka ko Vestine yagiriye inama Dorcas amubwira ati nashaka mbere ibintu azaca inkoni amukubite. Ibi nibyo byatweretse ko account yiwe ishobora kuba itibwe, kuko murabyibuka nyine ubwe yarabyivugiye avuga ati Dorcas nushaka mbere rwose nzaca akanyafu nkunyuzeho. Ibintu byagiye nyine binagarukaho na benshi cyane nyine, bishoboka kuba rero nyine uyu Vestine twakunze, uyu Vestine nyine dukunda turi benshi atameranye neza n'umugabo we, dore ko nyine abenshi batangiye no gutangaza bavuga bati uko bisa kose abashinzwe umutekano cyangwa se u Rwanda rutureberere, ataza kugenda gutyo gusa atubabarije umukunzi wacu cyangwa se ari n'ibyo ahombye akaba yabasha no kubijyana nyine iwabo muri Burkina Faso, dore ko ariho nyine uyu mugabo wa Idriss nyine akomoka. Gusa n'ibitekerezo nyine byinshi bagiye batanga kuri iki kintu nyine ku bakunzi be cyangwa se ku bakoresha imbuga nkoranyambaga bose bagiye babigarukaho, dore ko nyine bamwe batangiye nyine gupostinga bavuga bati ubundi umugabo wa Vestine ni muntu ki, ko twagiye kubona twumva nyine bitwikubiseho, ubundi yagiye gukundana nawe ashaka iki, yarakurikiye iki. Bamwe bati ubundi si yakikundana na Irene Murinzabo, ubundi ukareba ukuntu ibintu biba mawujuju cyangwa se biba delicious. Byose nyine byari ibitekerezo bimwe na bimwe byagiye bigarukaho n'abakunzi babo. Gusa twe turakomeza tuwakubera gatanu ku kandi, nta kintu kiza kuducika. Gusa nyine nubwo yabipostinze ntabwo haramenyekana nyirizina icyateye gutandukana nyine Vestine ndetse na Idriss. Nikimenyekana nabyo turaza kubibabwira nyine nkuko tudasiba kubibagezaho. Gusa icyo ngusaba wowe nuko ukanda like, ugakanda na subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza nyine birano kuri Voice of Time TV bijye bikugira gatanu kuri gatanu. Nge nyitwa kandi ndabashimiye.